njyewe ikintu maze iminsi ntekerezaho kandi rwose mbabarire ucyumve neza. igiti se shu Manze nkuremo na masike kugira ngo baza kugira ikitubangamira kigatuma icyo ushaka kubwira utacyumva neza. ikazibona Urabona se nawe cyane buriya cyane 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 ko tubana. yego yesu mbega byiza babyishimiye Ibyishimiye cyane ese wemera? nta byo gutinzamo ngo wari warantinze Cyangwa wari waragomeshe nawe ariko nawe rero rwose erega ndagukunda cyane buriya niyo mpamvu sibyo byose nagusohoka niyo nsohokana buri munsi maze iminsi numva nakikubwira ariko nyine bikanga nkataha nkavuga ati ariko nitwongera nzabikubwira nabwo bigaragira yego se cyane da. mbega wowe ubu ngubu ntibafite ibyishimo gusa niko wambikubwiye sibyo neza ko nabwo ntari bubishobore. sha nanjye ndumva bindenze ndumva nishimye cyane ku buryo utabyumva turase buriya ufite ibiro bingahe? 51 izina ryanjye sheri uri kumbeshya kuko ngewe gufite ibiro niba ari ibyo ngibyo ko ntabwo ufite ibiro 54 ahubwo wowe umbaza impamvu mbikubajije rero umbwira ngo arabyanze iki nca kugura isake ndamugurayo 3 uvuga amugura 3 ubundi narayibona niyo mpamvu ngiye guhita ndabibona urayibona ikibazo no gutarayibona ikibazo ni kugiye kuyibona menshi cyane yo kuyibona humura dore ejo bundi barakureba bakuyoberwe yego cyane da. Adui yona vie ayan ibyo sasa sagira kintu cy'uburaro nakwiyamye ku bintu cy'uburaro ufite bobo no n'ibikiba wiyambaye binini yini style wala yesu ko mu muntu ari murasengera hanyuma ndashaka umbwire ejo hari ibintu wari numva kuri muri urambwira sinabyumva neza gahunda ufite nk'umwana wanjye ngira ngo ugiye kumufunza mu mukazana nibyo sibyo avine wallahi ndagasingi neza nazakumwana vie igihuni wallahi nshaka kwereka gatana na mu mago abana noneho wowe konshakira inka y'ikimasa tamu mago no utuma umugo nyine ngamushyiramo neza viyazi nawe ntabwo uri murasanya wallahi nkuko we na mama mwagize gute kwashiye aya magambo y'uburyo n'uburara ntabwo byumva uwo mukobwa n'uwahe ndakubajije nuwo kwandi umukobwa wa simbizi wano hirya araduda afite imashini wallahi bitenge ajya Dubai kurara nkubwiye ziba niba ari umukobwa kwa simbizi mukazana ndabikubwiye ubimenye aseviye mundi n'icyanyo wanjye gutanga no guta muri inzu we na meri mu gusigara muri imiryango iziranye dukundana duhana abageni kandi byo kuzana ngo kwa simbizi ara wahakura umugera akakumarira ufite uwo gikoresha mu mutwe abigiye rero kamubwira wala sibyo niba ushaka ko tubinganya uranshakira uwo mukobwa ariko nanjye ngombe ndakubwira ngo nta nigi uzabona muri ubu nta nigi uzafata umwanzuro wawe ushaka kameme ntacyo bitwaye vino kumbwiye se wala bituze nuko afata ibintu ngo bigire seriye we wagenda ukanabanza ukasura muzi ubundi ndabaza abakobwa biwe bose ndabakuzi ko afite imashini ni igikera baramuhaye mu kwiteza imbere urubyiruko bamuhaye imashini none uri mu bashaka mwiteze iki umuhungu si ikigori gikoko nakubwiye ngo niba ari umuryango kwa simbizi ntawe nyene nta mukazana wawe nyene barabatindi batikura no kuyoba bakamureka uhamagaye n'umutwe w'abana nagize amahirwe wenda wowe
cyangwa icyo ushaka urashaka wa mukobwa none nakubwiye nyine ariko hano ko ari cyo umaze kwigezaho ariko ni umugabo ushobora ukababwira ko wankoreye igikorwa cyiza nkabona nta mushobozi nkabona nta kintu yibereyeho nabo ariko nyuma ugejeje mu rugo wumva se dore rero ibyo ndimo ndavuga cya gikwe binini cyane kimbwira tuwe haduye shaka umukobwa nakurambagirije shaka umukobwa muzima wagira ikintu akumarira ndashaka ngo kohoha ngarwa muri za ndaya zo kwa Simbiza yahepfa mbwira kwa Simbiza kuva hasi batagira n'iki n'inkondogoro y'ibijumba urumva kuko bariya bantu uramuryango ukuza ngize ukuri cyari ari kumva umuhungu wawe haduye ngo kwa umuhungu wanjye indeshyo ye ameze nk'ikijegejeje nk'icyoba cya umutwe we wagira ngo uzuyemo cya kintu barya cya wotameloni wuzuyemo amazi ntabwo ndi kubyumva umuhungu wawe muri iyi viziyo ni gute wambwira ngo yagiye gupfa gushaka umukobwa wese ubonye nawe ngiye cyangwa hari ikintu ntari kumva umuhungu wawe kwa Simbizi muri buriya bukobwa ntazi ukuntu bwigeze ku mihanda hano yaba banafatika baragenda ukagira barimo baragaruka ushobora kuzareka nkubwire haduye wawe ndamugufasha nicyo nashaka haduye wawe ndamugufasha kwa ibintu wankore ntabwo nabyibagirwa ntabwo natuma ajya kwa Simbizi umuhungu wawe ariko ntabwo wawe njye ndamugufasha babari uramupeti ngo ntabwo ndi kubyumva neza mana agira ukuntu bigenza pe nanjye ngiye nk'umuntu w'umusitari ngiye nk'umuntu wa danje ngiye nanjye ko nake peve umwana nusi kubona uramwana atankwiriye sinera ngahora mupeti ngo natuye nuko mutangira sibiciye basaba mu kubitera ariko se leta iramutse ibimenye ngo twapfuye umukobwa ariko nta kundi reka nze nanjye nigire ukuntu nirwana nk'umugabo ariko uramukobwa ngo bakumutsinda uko biri kose umuntu ntihaduye umuntu ungana akora w'umusore bari ntabwo yantwara uramubebe ntabwo bibaho ntabwo birangiye njye ntabwo ndi kubyumva neza kabanze njye guhitamo n'akantu ari turahuye nta soni ubu nta soni uba ufite kubera ikinze gende nyine wanyu cyangwa se wanyu sawa rero nta soni umuhungu wanjye uri kumwirukaho uri kumushora mu byo kugira ngo akurongore wakarongorwa n'inzuki we vipi zawe wumva niba ari na sukosha ukoresha ngo uza kwishingira ngiye kwa Ncogoza uzabaze ntabwo nzagushingira jewe niba utarunzi neza Ncogoza Benwa ntabwo nzagushingira ubyo kuri gutura amatwi yawe wumva gakobwa kakatindi kagacingira hano nagushingira umuhungu wanjye uri kunyumva wakurugutuye aya matwi yakurugutuye neza wumvishe zongera kukubona n'umuhungu wanjye zakwereka ariko se mana yanjye uriya musaza we ni iki bimufasha muri iki gitondo ntabwo azankingira umuhungu we kubera iki ubisabona ndi umukobwa muri kurya ntabana n'umuhungu we